twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani duha amaganga kuri buri munsi kugira ngo atugirire neza dukire. Nyagasani duhindura uko ushaka, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda, itwandikiye ibaruwa nziza iryoshye cyane y'urukundo y'agakiza. Nimuze tuyisome maze koko dukire. Kuri uyu wa kane w'icyumweru cya mbere cy'igisibo, tariki 2 Werurwe 2023, isomo ryamenye mu gitabo cya Esitera umutwe wa 4 umurongo 17. Umwamikazi Esitera yari mu cyunamo gikomeye, nawe ahungira kuri Uhoraho, atakambira Uhoraho Imana y'Isiraheli agira ati: Mana yanjye, mwami wacu, nta wundi nkawe, ntabara, dore ndi jyenyine, kandi nta wundi wangoboka atari wowe, kuko ndiho nishyira icyago. Kuva mu buto bwanjye abo mu bwoko bwa data bambwiraga ko ari wowe Nyagasani wahisemo Isiraheli mu mahanga yose, n'ababyeyi bacu ubahitamo mu bakurambere babo bose ngo bakubere umurage ubuziraherezo, kandi ko abarangirije ibyo bababwiye byose. Ibuka Nyagasani, wimenyekanye muri iki gihe cy'amage turimo. Nanjye umpe ubutwari, wowe mwami w'Imana zose, ukaba umugenga w'abafite ubutegetsi bose. Unshyire mu mirimo ivuga iryohereye, ninjya imbere y'intare, tere umutima we kuzinukwa uturwanya, ku buryo azarimbukanya n'abafatanyije nawe. Twebweho ukuboko kwawe kuturamire, untabare ndi jyenyine, nta wundi ngira atari wowe Nyagasani. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 138. Nyagasani, umunsi nagutakambiye waranyumvise. Uhoraho ndakogeza n'umutima wanjye wose, ndakuririmbira imbere y'ab'ijuru bose. Mfukamye nerekeye ingoro yawe ntagatifu, maze nkogeza izina ryawe. Ndagusingiza kubera impuhwe zawe n'ubudahemuka bwawe, kuko warangije amasezerano yawe, bigatuma ubwamamare bwawe burushaho kugaragara. Umunsi nagutakiye waranyumvise, maze urampumuriza, unyongerera imbaraga. Indyo yawe ituma nsinda, Uhoraho azankorera byose. Uhoraho, impuhwe zawe zihoraho ubuziraherezo, ntuzaterane n'uwaremesheje ibiganza byawe. Uhoraho, umunsi nagutakambiye waranyumvise, amen. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Luka. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 7 umurongo wa 7 kugeza kwa 12. Muri icyo gihe abigishwa bari bateranira iruhande rwa Yesu ku musozi, maze arababwira ati: Musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa, kuko usaba wese ahabwa, ushakashaka akaronka, nukomanze agakingurirwa. Mbese nde muntu muri mwe umwana we yasaba umugati akamuhereza ibuye, cyangwa se yamusaba ifi akamuhereza inzoka? Niba rero mwebwe n'ububi bwanyu muzi guha abana banyu ibintu byiza, suri mu ijuru azarushaho teguha ibyiza ababimusabye. Ibyo mwifuza ko abandi babagirira byose, namwe mubibagirire. Ngaya amategeko n'abahanuzi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Amen, amen, amen. Uwo ni Nyagasani uri gutugira inama uko twabigenza imbere y'Imana. Bana b'Imana, tujanga kuri buri munsi. Uze guhava nawe wamenye iki? Wamenye gusaba. Tuzirikana itegeko ryo gusaba. Amaboko y'usaba ajya hehe? Amaboko y'usaba ajya munsi y'uwo asaba, y'umuhereza. Natwe rero turi imbere y'Imana nga kuri buri munsi, dutege amaboko. Umuntu usaba ariyoroshya, ukajya hasi kugira ngo uguhereza nyine aza kubona uburyo akuyorera gushyirireho. Natwe rero dupfukame duce bugufi, kuko usenga nyine abagomba nanone gupfukama, kwicisha bugufi kugira ngo yakire koko iyo migisha y'Imana. Kuko ntushobora kwakira imigisha y'Imana mu gihe uri kurega gatuza, mu gihe koko ushaka gusumba Imana. Turi biremwa imbere y'Imana, ngiyo adoration. Umuntu akamenya ko aciye bugufi, umuntu akamenya ko ari ubusa. N'igisibo gitwibutsa ko turi ubusa, na niyo mpamvu iminsi y'igisibo itwibutsa ko turi ubusa. Tugomba guca bugufi tukarangamira Imana ishobora byose, kuko nta cyananiye Imana. N'ibitashobokeraga abantu, Imana yo irabishobora, kuko nta kinanira Imana. Amen, amen, amen. Rero nawe mukristo muvandimwe, isengesho ryawe rifite ukwemera, isengesho ryawe rirakora, isengesho ryawe riba exaucé, uhabwa ibyo wasabye. Kubera iki udahabwa ibyo wasabye? Wasanga se utazi gusaba,
ca bugufi dupfukamira Imana maze tuyisabe, tuyitakambire, tuyitakambire kuko ije kudutabara. Amasomo y'uyu munsi ikizimu byacu yaduteguriye araryoshye cyane, ubwo tujya kuzirikana nyine kuri iyo ngingo tutabura buri munsi gusaba, ariko gusaba no gusabira abandi, gusaba neza. Ingingo yo gusaba neza, nawe umukristo umuvandimwe uze kuva aha ngaha uzi gusaba neza, kuko wasanga hari ibyo wasabye ukabisaba umuvandimwe, ukabisaba Imana, ariko ntubironke. Kubera iki? Hari igihe kenshi dusaba ihuje no gushaka kwacu, ibyumviro byacu, uko umubiri wacu uri kudutegeka, ariko tukibagirwa ko turi ibiremwa by'Imana, tugengwa n'Imana. Ubwo bushake bw'Imana niba buhari, icyo wasabye Imana kizakunda. Tukareka koko gusaba uko dushaka, aho gusaba icyo Imana ishaka. Na niyo mpamvu buri sengesho ujye wibuka wongereho ngo urangize usoza ngo Nyagasani, ugushaka kwawe nigukorwe. Ngende umunyantege nke, ugushaka kwawe nigukorwe. Ugushaka kw'Imana muri buri sengesho ryose uri gusaba, uri kubwira Imana. Gusaba neza. Iyo nshinga gusaba iva ku nshinga y'ikilatini yitwa rogare. Rogare égale demander, prier. Gusaba rero ni no gusenga. Gusaba neza bingana gusenga neza. Nicyo rero tujye gukomeza tuganaho ko umuntu uri gusaba neza. Iryo naryo ni isengesho. Iyo utakambira Imana, usabira abandi, iyo utakambira Imana hari ikintu uri kuyisaba, ukibuka ko ryo ari isengesho. Gusaba bingana nyine gusenga, cyane cyane igihe bikora neza, werekeza umutima ku Mana, ugasaba Imana ariko unibuka no gusabira abandi. Twumvise mu isomo rya mbere igisabisho gikomeye cyane, igisabisho cya Esiteri, uburyo yarari mu kaga, uburyo yarari imbere ya Namwisintare, uburyo yarari imbere y'abagira nabi, uburyo yarari imbere y'abantu bari gukandamiza umuryango w'Imana. Umuryango w'Imana uri mu bucakara, umuryango w'Imana bari kutsigengiza, umuryango w'Imana bari kutsikamira, ariko ibyo bikababaza Esitera. Nuko rero Esiteri agira ishyaka ryo kujya gutakambira Imana, arongera yibutsa Imana amateka, nubwo Imana itayobeye, uburyo koko Imana ari nziza buri gihe cyose, agataka Imana ibyo Imana yakoze aherekwa kurambere. Koko Esiteri agakomeza ataka Imana, bizaza kurangira koko ari gutaka atakambira Imana, Imana izamugoboka. Umuryango w'Imana ushikamiwe ari kuwusabira, gusabira abandi. Urugero rwo gusabira abandi kandi ko kaza kuronka, kuko umuntu wese iyo uteruye igisingizo ugasabira abandi, Imana irabikora, cyane cyane iyo bihuje no gushaka kw'Imana. Ariko tuzirikana akantu cy'ingenzi Esiteri arangirijeho, avuga ati untabare ndi jyenyine, nta wundi nagira utari wowe Nyagasani. Amen, amen, amen. Nguko kwiyoroshya, kumva ko ntacyo nshoboye, kumva ko ndi umunyantege n'umunyabyaha, ngumva ko Imana ariyo nakwiyegamizaho, kwegamira ku Mana akaba ari yonyine koko ikugenga. Ikindi kandi cyishanga kwa Esiteri, rokeyoma, umutuzo, wowe wenyine n'Imana, nta wundi muntu turi kumwe usibye Mana, niwo niringiye. Isengesho rero bakristo bavandimwe, nuko mba ndi kuganira n'Imana. Isengesho nuko mpura n'Imana mutima nama wanjye, njyewe n'Imana twembi, kuko ndi njyenyine abantu nabitaruye, ariko Imana yo ndize ndashidikanya ko iri kundeba. Imana iranduzi nubwo njyewe ntayibona, ndi njyenyine ariko Imana iranduzi ko turi kumwe n'Imana. Uri kumwe n'Imana ntacyabura. Nibwo Esiteri Nyagasani nyine bizagereye akamusubiza. Kubera iki? Gusaba neza bingana guhabwa neza. Ni nayo ntero umurimbyi wa Zaburi uyu munsi ahagira ati Uhoraho, umunsi nagutakiye waranyumvise. Amen, amen, amen. Nta na rimwe koko uzatakira Imana niba koko bihuje no gushaka kw'Imana ngo ubure gutabarwa. N'ivanjiri y'uyu munsi ho hirunzemo nanjye kuvuga iyo nshinga gusaba. Musabe muzahabwa, mushakashake muzaronka, mukomange muzakingurirwa. Iri sengesho koko rirajyana cyane cyane igihe cy'igisibo. Ubwo koko mu gisibo tuvuga kuri uwo mugenzo wo gusaba, ariko noneho uyu munsi ni ukwibuka gusaba nk'isengesho rya Esitera, tukanasabira n'abandi. Ibyo ngibyo Imana irabyumva. Erega Imana iratwumva. Mukristo muvandimwe, nawe Imana irakumva. Mugabo mu rugo ujye usabira abana bawe abo ushinzwe, muntu ushinzwe abandi, nawe ujye utega ibiganza ugasaba Imana ukayibwira uti Nyagasani, ndasabira abo ushinzwe, ndasabira abana banjye, ndasabira umugabo wanjye, ndasabira umugore wanjye, ndasabira abo ushinzwe kurera, ndasabira abandera, ndasabira abangira neza. Gusabira abandi amaherezo uraronka, kuko nta kimana ishobora gukwima mu gihe kinyuze mu nzira nziza. Rero hari abatekamutwe bajya bitwaza iyi vanjiri ngo nimusabe muzahabwa,
bagatangira bakagenda bakomanga ku bipangu ati mumfungurire, mumpereze. Kandi koko ari abatekamutwe, ibisambo, abajura n'abandi benshi cyane. Ngo umunsi umwe, akantu gasekeje cyane, ngo umunsi umwe ngo umusore yamaze kumva ivanjiri ngo ni musemu zahabwa, nuko aragenda ngo ahura n'umukobwa wari umuririmbyi, umukristo w'indani, umuririmbyi koko uyu uririmbaga ahogoza neza. Nuko aramubwira ati wa mukobwa we, wambabariye koko ukamba, wambabariye tukaryamana. Arihagarara aramubwira ati oya, ibi ntibishoboka rwose, genda umukristo, ibi bintu sinabikora. Nuko wa musore akomeza atakamba, maze amwibutsa ivanjiri bamaze kumva, aramubwira ati ko Yezu no mu ivanjiri yavuze ati ni musemu zahabwa, none wowe kuki utari kumva? Wambaye. Nuko abonye ko kwa mukobwa akomeje kumubera ibamba, wa musore aramubwira ati wambabariye ukampa ko ndi imfubyi, singira ababyeyi, wambabariye tukaryamana koko. Bakristo bavandimwe, ndi imfubyi, mbabarira turyamane, ndi imfubyi, mpereza iki gihe. Aha, bakristo bavandimwe, hari ubwo ducura ikivanjiri tugashaka gusaba, tugasabamo n'ibidakwiye, ngo turi imfubyi, tugacurika umurongo wa Bibiliya, tugacurika imvugo ya Yezu. Nyamara Yezu Kristo nta na rimwe atabonye kudushishikariza gusaba, dusaba ibikwiye, tugasaba tudahere ku byifuzo by'umubiri wacu, uko twebwe turi kumva dushyushye dushaka, uko gushaka akaba ariko kugenda gutuyobora kwacu, aho gushaka kw'Imana. Icyo Imana ishaka nicyo kiruta ibindi byose, gusaba igihuje no gushaka kw'Imana. Ese kuba ugiye gutesha umuririmbyi w'abandi umurongo koko uragira ngo Imana ibiguhe? Ikomereho rero muvandimwe, abatekamutwe babaye benshi cyane bitwaza n'ivanjiri ngo mpereza, ngo hikise. Yezu Kristo akomeze kuturinda kandi aduhe gusaba neza igikwiye. Mutagatifu Agustini niwe wavuze ati impamvu dusaba ntiduhabwe ni impamvu eshatu. Iya mbere nuko dusaba turi babi, iya kabiri nuko dusaba nabi, iya gatatu tugasaba ikibi. Aha, gusaba turi babi bishatse kuvuga ngo nsaba kenshi ntitunganyije, ndi kure y'Imana, nsaba kenshi ngasabira ku byaha, nsabira kenshi sinsabe na penetensiya, nsaba kenshi sinsabe imbabazi. Rero icyiza kugira ngo uronke imigisha y'Imana koko ni ngombwa gusaba penetensiya, ni ngombwa gusaba imbabazi, gusaba turi beza. Icya kabiri no gusaba nabi. Abantu benshi nyine tujya dusaba nabi, ugasanga ndi gusaba nyine ngo mpereze iki, kandi icyo kidakwiye. Bababyeyi barekurira abana bakareba filime z'urukozasoni, bakirwa kuri televiziyo, bakabahereza nyine ibintu biryohereye abana, ariko biza gusharira nyuma, biza kubabihira, biza kubica. Guha umwana, umubyeyi ni ugushungura, Imana n'umubyeyi nayo irashungura. Guha umwana icyiza. Gusaba nabi bingana gusenga nabi. Gusaba nabi ni nko gusenga ndi guhushura amasengesho, ngasenga ariko ni kwiyemera gusa, nanjye ubwanjye sindi kwiyumva. Uragira ngo Imana yagowe aba ari kumva, kandi nawe ubwawe utari kwiyumva. Icya gatatu gusaba ikibi ni kwa kundi tubaho mu buzima, buri gihe nkaba numva mugenzi wawe namwifuriza ikibi, kamusabira iki ngiki. Buri gihe ukajya wumva koko mugenzi wawe utatera imbere, ishyari mu baturanyi, ishyari ry'abaturanyi n'ibindi byinshi cyane, ukumva utatinyuka no gusabira mugenzi wawe ikintu cyiza. Buri gihe icyo usabye kikaba ahubwo ari cyo gukwica. Imana ishobora byose ikaza gukigorora. Wowe wasabye ibintu bigoranye, wowe wibwiraga ko ari byiza, ariko Imana mu buhangange bwayo ikaza kugira gucya, igakinyuza ku ruhande, ikaguha ikindi utari witeze, ari nacyo cyiza ahubwo, kuko Imana itumenyera iki? Itumenyera igikwiye. Ese mukristo muvandimwe, usaba neza? Ese urahabwa? Kuki udahabwa? Wasanga usaba uri mubi, ugasaba nabi, cyangwa ugasaba ibidakwiye, ugasaba ikibi. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo bita Kimwamwanya ngo yamaze imyaka 5 yararangije amashuri, yaraminuje, ariko yarabuze akazi. Ariko ngo yari umukristo w'indani n'ubundi, agahora imbere y'Imana atakamba, akajya gushengerera. Nuko ngo muri uko gushengerera akabwira Yezu ati Nyagasani, nanjye uzampa akazi koko. Urabona igihe cyose maze nshomereye, urabona igihe cyose maze muri ubushomeri, Yezu nanjye uzampa akazi koko. Yajya gusenga, agiye gushengera imbere y'isakramento, akaba ari atura Yezu ati Yezu nanjye uzampa akazi. Ubwo se icyo gihe cyose yamaze Yezu ntiyamwumvaga. Arakomeza, igihe cyose aje gushengerera ari imbere y'isakramento ati Yezu uzampa akazi, nanjye Yezu uzampa akazi. Urabona igihe maze koko urabona igihe maze kiraremereye ni kirekire. Urumva umuntu wari yize kaminuza koko kugera igihe abura akazi mu myaka 5 yose. Nuko inzara iramurembya, ubukene buramwica, amererwa nabi cyane, urugo rwe koko rurakena, inzara yenda kurwica. Nuko ariko ntiyamaga gusubira imbere Yezu ati Yezu mbabarira ko kuzampa akazi, Yezu mbabarira uzampa akazi kugira ngo ntunge umuryango. Nuko ngo igihe kimwe ari imbere y'isakramento ashengereye,
noneho yatuje atari kuvuga, noneho agiye kumva yumva ijwi ry'imbamutima, rya jwi abahanga n'abanyabwenge batajya bemera. Kandi Yezu arakora koko mu karisiya, Yezu arakora mu gushengerera kuba mwumva iryo jwi. Nuko iryo jwi ribwira Kimwamwanya riti sabira nishimwe gutsinda. Nuko Kimwamwanya akomeza gutekereza kuri iryo zina rya nishimwe rije ku buryo budasanzwe mu mutima we, akomeza kuritekerezaho. Nishimwe kuko nsabira nuwaye. Aza gukebuka arasanga nishimwe ni umwana w'umuturanyi, ni umwana wa Karori aho ngaho nyine ku muturanyi. Ariko noneho ikibazo, Karori ngo ntibavuganaga rumwe, ntibacanaga uwaka, kuko abana bo kwa Karori barushaga abana bo kwa Kimwamwanya ubwenge mu ishuri. Noneho Kimwamwanya agatangira akabagirira ishyari. Nuko rero Kimwamwanya akomeza gutekereza kuri iryo jambo rya Yezu ati, kuko nyine yumvise ijambo ridasanzwe, sabira nishimwe gutsinda ikizamini. Nuko Kimwamwanya akomeza gutekereza kuri amagambo, yumva ko atari we abwiwe, n'umujinya mwinshi kubera uwo nishimwe uje mu mutima we, ahita yisohokera ni nkaho yari yivumbuye ati Yezu bya Karori ntibindeba. Nuko yisohokera yababaye yabishe. Nuko undi munsi ukurikiyeho Kimwamwanya aragaruka yongera gushengerera, nanone mu gihe atuje ryaje ryongera aramubwira riti sabira nishimwe gutsinda ikizamini. Kimwamwanya n'ubundi akora nkaho ataryumvise, akomeza gushaka uburyo bwose yaryibagiza. N'ubundi arataha kuko yarazi ko iwabo nishimwe batavuga rumwe. None se ubwo akomeza gutekereza ngo se nisabira nishimwe agatsinda ikizamini, noneho bazajya bankandagira iwabo, bazamerera nabi, njyewe umushomeri bariya bazankandagira. Nuko uko akomezaga kuza imbere y'isakaramento, n'ubundi Yezu akagenda amutota ati sabira nishimwe gutsinda ikizamini. Kimwamwanya rero igihe kimwe kiza kugera koko ava ku izima, aravuga ati rijwi buri mu kanya rihora rintota, reka nanjye koko mbikore. Nuko muri ako kanya aratangira aramusabira ati Yezu nsabiye nishimwe gutsinda ikizamini. Uwo nishimwe uzirikane ko ari umwanzi we, ari umwana w'umwanzi we Karori. Nuko nubwo yabikoraga koko agira ngo yubahirize Yezu kubera ko yakundaga Yezu koko, nuko igihe cyaje kugera nishimwe koko atsinda cya kizamini. Amaze gutsinda nishimwe koko bamugira umuyobozi w'uruganda rukomeye cyane, rukaze cyane, rwungukaga by'agatangaza. Maze nishimwe ageze hejuru ari umuyobozi, aza gutekereza cyane cyane ku bantu b'iwabo, abo muri quartier, babandi bamufashije kwiga, babandi bagiye bamuheka. Nuko afata abagabo bose bari muri quartier yabo, maze abaha akazi gashyushye cyane muri rwa ruganda, kugira ngo nabo koko barushe gukora nk'ikimenyetso cyo kubashimira uburyo bagiye bamufasha akiga mu bukene yagize iwabo, uburyo bari abakene akiga, none abonye akazi gashyushye gakomeye cyane. Nishimwe rero yaje gufatiramo na Kimwamwanya, dore ko Kimwamwanya noneho ari wari yarize cyane, amushinga iki? Amushinga umutungo kuba jera w'urwo ruganda rukaze cyane. Nuko Kimwamwanya abona akazi atyo, abona akazi gashyushye kameze neza, kamuhemba bikomeye cyane ku buryo yishima. Nishimwe Imana ishimwe, Imana niyo yabikoze, ntabwo ari twebwe, ni kubasha bw'Imana. Kimwamwanya rero bishoboke koko yaje kwemera ububasha bw'Imana, ububasha bwa Yezu mu isakamento y'Ukarisiya, uburyo koko ashobora no gusabira umwanzi we koko akazamugirira neza. Ngo umwanzi wawe ni nde mukristo umuvandimwe? Nk'uko Yezu Kristo akora kandi akoze, uzagira gutyo ubone nawe gutegetse gusabira umwanzi wawe. Ese mukristo umuvandimwe, nawe nka Kimwamwanya Yezu aramutse agutunga akubwira ati sabira uriya muturanyi, sabira uriya muntu waguhemukiye, sabira uriya muntu ukugambanira, sabira uriya muntu ujye ukwimakaza, sabira uriya muntu ukugendaho, sabira uriya muntu ugukora ibintu bisharira, sabira uriya muntu waguhemukiye, sabira uriya muntu, wamusabira. Cyangwa nawe wakwivovota bwa mbere nka Kimwamwanya ukitahira, sabira nishimwe gutsinda ikizamini. Amen. Nguko bakristo bavandimwe, Yezu Kristo aratubwira nuko dutumva, Yezu Kristo arahari nuko tutamubona, Yezu Kristo arakora nuko dukosa, Yezu Kristo aradutabara. Icyo dukora twebwe nuko turushaho kumuhunga, tukarushaho kumuhungisha n'abandi. Nyamara ugize neza ugasabira umwanzi wawe, ugasabira umuntu, wamererwa neza. Mukristo umuvandimwe, akantu ugiye kuvuga gacaho akarongo duhereye kuri ubuhamya bwa Nishimwe na Kimwamwanya. Uzi ko umuhanga aravuze ati iyo usaba utisabira aho gusabira abandi, uzi ko bya bintu bigerwaho, uzi ko ibyo wasabiye abandi Imana ibitanga vuba cyane kandi nawe bikaza kukugeraho.
gusabira abandi nta gucika intege. Nuko rero umukristo muvandimwe, nawe nujya gutega amaboko uri gusabira abandi ntuzagire ikimwaro n'isoni, kuko gusabira abandi ni Nyagasani nyine ubigutegeka. Sabira abandi kuva mu cyaha, sabira abandi kubona biriya, sabira abandi kubona akazi, sabira abandi kwiga neza batsinde, sabira abandi kwishyurirwa, sabira abandi kuva hariya bari habi, sabira abandi, sabira umugabo wawe, sabira umugore wawe, sabira umwana wawe, sabira abandi mutavuga rumwe, sabira abaturanyi. Ese mukristo muvandimwe, ujya wibuka gusabira abandi cyangwa uri nyamwigendaho ukamwamwanya Nyagasani, ukaba nyamwigendaho ukabanzisabira aho kuba dusabe? Abantu benshi turi banzisabira, na niyo mpamvu tutaronka ibyo twasabye, kuko cyo usanga turi banyamwigendaho. Amasengesho yacu ni njye nyine, ni njye uri kwisabira, ni njye uri kwibwira Yezu. Nyamara Yezu Kristo nuko utamwumva, nubwo nawe akubwira ati sabira kanaka, sabira umutegetsi wawe, sabira umuyobozi wawe, sabira umuntu ugukoresha, sabira umwana wawe. Mukristo muvandimwe, gusabira abandi niyo kintu gikomeye cyane, kandi uragihaga koko, kuko uba umeze nka Esitera twumvise mu isomo rya mbere. Ndi njyenyine, Uhoraho niwe niringiye, niwe negamiye, ukamera nyine nk'umuntu noneho wifatiye Nyagasani mwenyine, mwembi na Yesu mwenyine, ku buryo icyo wamubwira cyose muri mwenyine, muri mwembi Yesu Kristo aracyumva. Ibanga rero ryo gusaba, ry'isengesho ryo gusaba, ni ugusabira abandi icyiza, kuko nawe bizagushyikaho, nawe bizageraho noneho ubone n'ibirenze. Gukora mu ruganda, gukora kwa Yezu, kubaho neza, kandi koko Yesu Kristo arakora, kandi Yesu Kristo arakiza. Rero mukristo muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo ni impamvu utabona ibyo wasabye ni uko utarabohoka. Wasanga hari umuntu kiboshye mu mutima wawe, wasanga hari umuntu waguhemukiye ukiboshye, niyo mpamvu utarakira. Wasanga impamvu utarakira, navugaga gukira kuri roho ntabwo ari byo amafaranga ndi kuvuga. Naho by'amafaranga byo, umva wabonye inshuti se wagize ngo amafaranga wayabura, wabonye abantu bagusabira wagize ngo wayabura, wabonye nawe usabira wagize ngo wayabura. Ariko icyo nshaka kuvuga ni ugusabirwa kuri roho, ni ugusabira kuri roho, gusabira abantu umukiro wa roho. Mukristo muvandimwe, niba hari abantu kiboshye mu mutima wawe, niba hari abantu mutari kuvuga rumwe, shakisha uburyo bwose ubohoka, unababohore nawe, kugira ngo isengesho ryawe rishike ku Mana. Erega urazi ko hari igihe amasengesho adashyika ku Mana kubera iki? Hari abantu waboheye mu mutima wawe, none se n'umutima wawe wuzuye abanzi, abagome, ba Karori ngo barimo, ngo baraguhemukiye, ba Karori ngo bari gushaka kurusha, none kuko nibo zinge mu mutima wawe. Igihe wabakuyemo ukababohora, ukabohoka, bya bintu wasabye uzabihabwa, ka kazi uzakabona, bwa burwayi uzabukira. Nivugaga cyane cyane uburwayi bwa roho, uzakira nurangiza ukize n'abandi, ngo kuko wahawe nyine Yesu Kristo abamusaba kugira ngo nawe ahereze abandi. Yesu yarampaye, nateze amaboko Yesu arampa, meze nka nishimwe, utsinze ikizamine, ariko sinzabagirwa biwacu, sinzabagirwa muri karitsiye, sinzabagirwe abo bose bangiriye neza, ndetse nkanajya no kuba atarangiriye neza, no kuri babanzi, kuri babandi koko narengiye kuvuga batanyifuriza neza, kuko Yesu Kristo abo bose abitaho kandi nabo akabagirira neza. Gusaba neza, gusaba igikwiye, gusaba turi beza, tugasaba neza, tugasaba kandi igikwiye ikiza. Kubw'iyo mpamvu rero nanjye mwese abari muri paruwasi ya Buri Munsi, abadukurikira buri munsi, mbasabiye umugisha ku Mana. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.